Meze mute nongeye kubasuhuza mwese aho muherereye abakunzi ba channel yacu ndabasuhuje cyane. Mukomeze kugubwa neza. Iyi ni video ya kane ngiye gukora mvuga kuri app ya Premize. Ni app abantu bakurikiye amavideo yabanje barimo kubyaza umusaruro bakorera amafaranga basubiza task. Nubwo nababwiye round ya mbere ariko nzi neza ko nta yindi video nzongera kubana ari kubabwira round zigomba kugaragaramo mubashe kuzikora muzikoreremo amafaranga kandi muzibyaze umusaruro. Ngiye kubabwira ko abantu benshi bakomeje kunsaba bambwira ko izina riri kuri channel yacu SM4U ribagora, rimwe na rimwe ntibanaryibuke ngo bandike muri search engine, ariko tugiye guhindura izina. Niduhindura izina bitaza kubabera imbogamizi mwe mukurikire content inyuraho, ndabizi neza ko ibintu biraza kugenda neza. Muri iyi video rero ngiye kubereka amwe mu mafoto y'amasurvey batanga cyangwa task batanga. Bivuge ngo ntubona bakubwiye ngo pack and recreation uzamenye ngo ndafotora ifoto imeze gute. Niba bakubwira ati community cleanliness nzafotora ifoto imeze gute. Nibambwira hospital, nibambwira pharmacy nzafotora ifoto imeze gute. Iyi video rero ndagira ngo nkugire ngo yikurikirane neza, ugende ureba task n'ifoto yayo niyo bafotora n'icyo bafotora. Mu gihe uzaba wamaze kumenya za round zose uzajya umenya ngo nimba nafashe ino task ndaza gufotora ibi nibi kugira ngo itaza kuba rejected, kuko namaze kubereka muri video yabanje ibintu bishobora gutuma task iba rejected. Rero bivuge ngo nimba naraberetse ukuntu task iba rejected, bivuge ngo ubu ngubu icyo usabwa no kugira ngo ufotore neza, ukore task neza kugira ngo amafaranga yawe 240, 300 cyangwa 360 utaza kuyahomba. Rero mwibite kugira ngo kandi subscribe kugira ngo uzajye uhita ubona video ku gihe utarinze kuvuga ngo ndarinda ko bansharinga muri group kuri Facebook n'ahandi hose kugira ngo mbashe kumenya ko hagiyeho video. Ahubwo weho kuri subscribe kandi no kunzogera kugira ngo basi video uzajye uhita uyibonera ku gihe. Kadutangire turebera hamwe amafoto fotora mu gihe baguhaye task. Ahangaha mbere yuko mbibabwira nkuko mubibona kuri no foto, hari igihe umuntu aba ari mu modoka agavuga ngo reka ngo nyizana hari urusengero ndi mu modoka ngo reka ndufotore. Rwose nufotora urusengero urimo uragenda mu modoka ifoto yawe izazamo blue, izahita iba rejected. Ntuzajye ufotora uri kwirukanka uri kugenda, jya ubanza uhagarare witonde ufotore survey neza, pana ngo ufotora uri mu modoka nk'uko uwo muntu mubona arimo arabikora. Reka dukomeze nta kibazo. Ahangaha rero hari igihe bazaguha task yo gukora farumasi. Farumasi murazizi nyine ko ari ahantu bacuruza imiti. Ikintu cya mbere baba bakeneye no kubona ijambo farumasi ryanditseho. Uzagenda witaruye ahantu kure ufotore yanzu iri farumasi igaragara iriho na farumasi. None kugira ngo bishimangire neza ku ifoto ya kabiri uzamera nk'uyegereye wegere sign cyangwa se ikimenyetso cyayo kiriho farumasi ari amagambo. Nushaka uzamere nk'uzuminga muri telefone ho gake uri ufotore logo igaragaza farumasi. Icyo gihe rwose nufotora ifoto zigaragara neza zitari blue zimeze neza, iyo survey amafaranga 240 uzayabona neza cyane ntubikurikiza. Noneho hari igihe bazaguha task yo gufotora icyo bita street market. Street market rero ni ahantu baba bari gucuruza ibyo kurya cyangwa se ibindi bisanzwe, ariko hari igihe ushobora kubona nk'umuntu wateye agataro ku muhanda cyangwa abantu bangahe babiruka bafotora. Iyo ntabwo ari street market. Nkuko ubona kuri ayo mafoto ni isoko riba riri gucuruza ibintu, ariko ushobora kujyamo ugahahiramo ibintu ukabishopinga ukabigura. Ntufotora inzu iri gucuruza ibintu uzaba ufotoye nk'aho ari food shop. Street market rero ugomba kumekinga sure ko ari isoko riri gucuruza ibiribwa ririmo abantu benshi cyane, nyine ukabasha kuba wafotora ibyo biribwa. Iyo survey uzaba wayibonye ntacyo. Noneho igihe baguhaye fuel station uzagenda ahantu hari station uyifotore nk'uko uyibona. Noneho nturangiza kuri station hari hejuru kuri top hari akantu k'akarogo kayo ubona cyane, nimba ari SP nimba ari bitewe n'izina ryayo ugenda ugafotore. Nurangiza kuri hari aho bazakubaza nimba iyo fuel station ifite ibiciro. Runo ruhande ubona ruriho ibintu by'umutuku n'ubururu. Nimba uzi ko aho hantu ruhari uzagenda urufotore
usabumitingi, icyo gihe bazaguha 360. ariko nimba ari udahari ugafotora sitasiyo bisanzwe, ugafotora na kariya karogo kayo, nimba ari SP, nimba ari uko bayita nyine, ntabwo mbizi za Mirezi, bazaguha 240. ugomba kumekinga shuwa nyine nimba kiriya kintu gihari ugifotore, niba kidahari ufotore ibyo bisanzwe, ubifotore neza nta blue irimo, baguhe 240 nta kibazo. Ndizera ko fuel station umuntu uzayikora azayikora neza cyane. Noneho ahangaha tugaruke mu gihe baguhaye task yo gufotora hospital, nawe uzayibona. Kera mu gihe cyashije hari igihe abantu bafotoraga health center bagafotora bakayibaha, ariko muri iki gihe nimba hatari bugaragare ijambo hospital rwose ntabwo iyo task bazayiguha. Bivuga ngo uragenda urebe ibitaro runaka nyine, nimba ari ibitaro by'akarere, nimba ari ahantu hari hospital ugenda uhafotore. Hagomba kuba imbere na mbere, hagomba kuba hafite bino bintu bikurikira nyine, bakora serivisi 24 kuri 24, ibintu byose ubundi mbega iba ari hospital general. Iriya jambo hospital ririho logo icyapa kigaragaza hospital, igihe uzaba wakigaragaje neza wayifotoye n'icyapa kigaragaza hospital ukagifotora, rwose amafaranga 240 yawe bazayaguha kuri iyi task nta mbogamizi. Ariko ntufotora health center, ntufotora clinic, ntufotora ibindi bintu bitari hospital, aya ngaya ntabwo uzayabona, task yawe izaba rejected rwose ako kanya. Ahangaha hari igihe bazaguha park and recreation space. Park and recreation space ni ahantu habera ibintu by'imyidagaduro, wafotora bino bintu abantu bicundamo, wafotora ikibuga cy'umupira, mbega ahantu habera imyidagaduro, hari ahantu hari ibintu bashobora guterura by'ibyuma bari guterura, ibintu byose hari ahantu ugiye ukahafotora, n'amaretere n'amabare, hari ahantu amafaranga barayaguha. Hari igihe haba hari icyapa kibiranga, iyo hari icyapa kibiranga icyo gihe urahafotora nacyo ukagifotora bakaguha 300. Iyo nta cyapa gihari uvuga ko uravuga ati no sign hari, ukagira no ugakuzuza ibindi bakubaza ugasabumitinga, nta kibazo. Ndizera ko iyi ngiyi nayo igihe izaza ntabwo izakunanira kuyikora. Ahangaha community cleanliness nigeze kuyivugaho inshuro irenze imwe. Iyi ngiyi rwose ntabwo ari ibintu bigoye cyane, ahantu hari imyanda, urabona nk'ahari mu byatsi harimo ibyanda mo hariya, rwose ibintu byose, ibintu biteza zakavuyo, ibintu biteza umwanda, nk'ibintu biteye ku gikuta, nk'abantu bashwaratuye ku gikuta ahantu, bya bintu nyine biteje umwanda ahantu, ibyo bintu byo bita community cleanliness. Iki ngiki rwose wanagikora uri mu rugo iwawe, ugashwaratura ku rugi rwawe n'amakara, ugahita uhafotora ukongera ukabyoza n'amazi. Ni ibintu byoroshye cyane, mwitamo vandalism. Noneho hari igihe bazaguha icyo bita public sculpture. Iyi ngiyi ntibayiguha abantu, iyi ngiyi iza kuri rawundi ya 2, ntabwo ndabagezaho rawundi ya 2 uko imeze. Iyi ngiyi abantu hari igihe bajya bambaza ngo se ko bampaye public sculpture ndakora iki? Yenda abantu bari mu mijyi niho zikunda kuba ziri cyane, hari nk'ibibumbano biba biri ahantu mu muhanda, hari nk'abantu bafashe inote, hari nk'abantu bafashe agaseke, hari nk'abantu bafashe akandi kantu, cyangwa se nk'inka, imodoka, ibintu nyine barabibumbye bakabishyira nk'ahantu mu mahurizo y'imihanda. Biriya bintu nibyo bita public sculpture. Kiriya ugiye ukagifotora, nimba hari n'akapa kakiranga, nimba yenda ari nka banki runaka cyangwa igikorwa remezo runaka ukabifotora, icyo gihe rwose amafaranga yawe 300 barayaguha, cyangwa 240. 240 baguhita ufoteye icyapa, iyo wagifotoye baguha 300. Ndizera ko iyi ngiyi nayo itazagucika rwose, uzayikora neza. N'ubundi ntabwo nasoza ino video ntababwiye ko n'ubutaha nzakomeza mbereka n'izindi task uko amafoto yazo, nkubwira ngo kanda subscribe kugira ngo nyine video y'ubutaha uzayibona, kandi nkushishikarije ko video y'ubutaha nzababwira amatask yo muri rawundi ya 2. Rero kanda subscribe kugira ngo urusheho gukurikirana, kandi wandike no muri commentaire ikintu utasobanukiwe, abademini bari hano baraza kugufasha. Thank you. Yari Neizo Pro, niwe mwari muri kumwe muri iki gikorwa.